Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 82. Ubwanyu mwiyigishe ibyanditswe byera. Abasore bakwiriye kwigisha ibyanditswe byera bo ubwabo. Ntabwo bakwiriye kumva ko bihagije ko abakuru bafite ubunararibonye aribo bashakashaka ukuri ngo bato babashe kukwemera ko baturutseho, bityo kubagireho ububasha. Abayuda nk'ishyanga barimbutse bitewe n'uko bari barateshuwe ku kuri kwa Bibiliya n'abayobozi babo, abatambyi ndetse n'abakuru muri bo. Iyo bumvira inyigisho za Yesu kandi bo ubwabo bakigisha ibyanditswe, ntabwo baba bararimbutse. Ntibishoboka umuntu uwo ari we wese gusobanukirwa ubutunzi bwose bwo gukomera kose kw'isezerano ry'Imana niyo ryaba rimwe gusa. Umuntu umwe asobanukirwa n'ubwiza bw'igitekerezo kimwe, undi agasobanukirwa n'ubwiza n'ubuntu biboneka mu yindi ngingo, bityo ubugingo bw'umuntu bukuzura umucyo uva mu ijuru. Turamutse tubonye ubwiza bwose umuntu yatentebuka, ariko rero dushobora kwihanganira kwakira guhishurirwa kurusheho guturuka mu masezerano akomeye y'Imana kuruta uko tuyishimira ubu. Iyo ntekereje uburyo tutabona umugisha wuzuye twagenewe, ibyo bibabaza umutima wanjye. Twishimira imirasire imara igihe gito yo kumurikirwa mu by'umwuka, mu gihe twagombye kugendera mu mucyo w'ubwiza bwayo buri munsi. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 83. Kwigana Bibiliya umwete udacogora. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo rimwe mufite ubugingo buhoraho. Kurondora bisobanuye gushakashakana ubwitonzi ikintu cyazimiye. Mushakashaka ubutunzi buhishwe mu ijambo ry'Imana. Ntabwo mushobora kubaho mutabufite. Nimwige imirongo ikomeye, mugerageze umurongo n'undi, bityo muzabona ko ibyanditswe ari urufunguzo rufungura ibindi byanditswe. Abantu biga Bibiliya basenga, umwanya bamara bayirondoramo bawurangiza barushijeho kugwiza ubwenge kuruta uko byari bisanzwe. Bamwe bawuvamo ibibazo byabo byakemutse kuko Umwuka Wera aba yakoze umurimo wavuzwe mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ngo, ariko umufasha niwe Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Yohana 14:26. Nta kintu kimwe kiba gikenewe kiboneka hatabayeho gukoresha umuhati ukomeye kandi udacogora. Mu byo gushaka ubutunzi, abantu bagira ubushake bwo gukora nibo babona umusaruro gusa. Hatabayeho gukorana umwete, ntabwo twakwitega kumenya iby'umwuka. Ababona amabuye y'agaciro y'ukuri bagomba kuyacukura nk'uko umucukuzi w'amabuye y'agaciro ayacukura ahaba yahishwe mu butaka. Abakora batabyitayeho kandi batabishyizeho umutima wose ntibazigera bagera ku ntsinzi. Abato n'abakuze bashobora gusoma ijambo ry'Imana, kandi ntibakwiriye kurisoma gusa, ahubwo bakwiriye kuryigana umwete, basenga, bizeye kandi bashakashaka. Bityo bazabona ubutunzi buhishwe kuko Uwiteka azateza imbere intekerezo zifungutse. Mu gihe wiga ijambo, banza ushyire hasi imitekerereze yawe wisanganiwe, iyo ukomora ku babyeyi bawe ndetse n'ibitekerezo wakujije muri wowe. Niwiga ibyanditswe byera kugira ngo bishyigikire ibitekerezo byawe bwite, ntabwo uzigera ugera ku kuri. Ibyo bitekerezo bifashe hasi, maze winjire mu cyumba ufite umutima umenetse kugira ngo wumve icyo Uwiteka ashaka kukubwira. Igihe ushakashaka ukuri wicishije bugufi, wicara ku birenge bya Yesu maze ukamwigiraho. Ijambo ry'Imana rikungura ubwenge no gusobanukirwa. Abigira abanyabwenge cyane maze bakiga Bibiliya mu bwibone bwabo, Kristo arababwira ati, niba mwifuza kuba abanyabwenge mu by'agakiza, mugomba kuba abagwaneza kandi mukiyoroshya mu mitima. Ntugasomere ijambo ry'Imana mu mucyo w'ibitekerezo wari usanganywe, ahubwo ujye uricukumbura witonze kandi usenga, ufite intekerezo zitarangwamo urwikekwe. Niba uko usoma ubona hari ikigutsinda, maze ukabona ko ibitekerezo ukunda cyane kandi ugundiriye bidahuje n'ijambo ry'Imana, ntukigere na rimwe ugoragoza ijambo ry'Imana ngo rihuze n'ibyo bitekerezo byawe, ahubwo ujye ureka
ibitekerezo byawe aba ari byo bigendera ku ijambo ry'Imana. Ntuzigere wemerera ibyo wizeye cyangwa wagiye ukora mu bihe byashize ngo abe ari byo bitegeka imyumvire yawe. Bumbura amaso y'ibitekerezo byawe maze kugira ngo witegereze ibitangaje biva mu mategeko y'Imana. Shakisha ibyanditswe maze ushinge ibirenge byawe kuri urutare rw'iteka. Kumenya ubushake bw'Imana. Agakiza kacu gashingiye ku bumenyi dufite bwerekeye ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Ntuzigere na rimwe ureka kubaza no gucukumbura ukuri. Ukeneye kumenya inshingano yawe, ukeneye kumenya icyo ugomba gukora kugira ngo ukizwe. Ikindi kandi ni ubushake bw'Imana ko wamenya ibyo yakubwiye, ariko ugomba gushyira kwizera kwawe mu bikorwa. Igihe usesengura ibyanditswe, ugomba kwizera ko Imana iriho kandi ko igororera abayishakana umwete. Nyabuna cukumbura Bibiliya ufite umutima usonzeye ibyo kurya by'umwuka. Imbika mu ijambo nk'uko umucukuzi w'amabuye y'agaciro acukura cyane mu butaka kugira ngo akunde abone akarondorondo k'izahabu mu kirombe. Ntukarekere aho gushakisha kwawe utaramenya isano ufitanye n'Imana kandi utaramenya icyo igushakira. Kubaha no gucisha bugufi no kwicisha bugufi mu gihe cyo kwiga Bibiliya. Dukwiriye kwiga Bibiliya dufite kubaha no kwicisha bugufi, twumva ko turi imbere y'Imana. Gufata ibintu mu buryo bworoheje no kutabiha agaciro kose bigomba gushyirwa hasi. Nubwo hari ibice bimwe by'ijambo ry'Imana byumvikana mu buryo bworoheje, ubusobanuro nyakuri bw'ibindi bice ntibupfa guhita bugaragara. Hagomba kubaho kwiga umuntu afite kwihangana no gutekereza ndetse no gusengana umwete. Igihe umwigishwa wese arambuye ibyanditswe, akwiriye gusaba kumurikirwa na Mwuka Wera, kandi isezerano yasezeraniwe ko azamuhabwa ni ukuri. Umwuka winjiranye mu kwiga ibyanditswe byera niwe uzagena imiterere y'umufasha uzakuba iruhande. Abamarayika bavuye aharangwa n'umucyo bazabana n'abantu bashaka kuyoborwa n'Imana bicishije bugufi mu mitima. Ariko niba Bibiliya ibumburanywe ikinyabupfura gike no kumva ko umuntu yihagije, niba umutima w'umuntu wuzuyemo urwikekwe, ubwo Satani aba ari iruhande rwawe, bityo agoreka amagambo yumvikana y'ijambo ry'Imana. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 84, ingororano iva mu kwiga Bibiliya ubishimikiriye. Kuri buri ntambwe yose, gushakisha ukuri bizahesha ingororano ushakisha, kandi ibyo azavumbura byose bizamukingurira ibindi byerekezo bikungahaye byo gushakishirizamo. Abantu bahindurwa n'ibyo batindaho mu bitekerezo byabo. Niba ibitekerezo n'ibikorwa bigufi bisanzwe ari byo bitwara intekerezo z'umuntu, uwo muntu azaba umuntu usanzwe. Niba kandi asuzugura kugira icyo yageraho uretse gusobanukirwa ukuri kw'Imana mu buryo bw'amajyejuru, uwo muntu ntazabona imigisha myinshi Imana yishimiraga kumucuncumuriraho. Ni itegeko rireba intekerezo ko zikanguka, ko zizaguka cyangwa ntizaguke bishingiye ku bintu zikunda kwimenyereza. Byanze bikunze imbaraga z'ubwenge zizasigingira kandi zitakaza ubushobozi bwazo bwo kwakira ubusobanuro bwimbitse bw'ijambo ry'Imana, keretse gusa nizishyirwa mu murimo wo gushakisha ukuri n'umwete wose kandi zidacogora. Intekerezo niziramuka zikoreshejwe mu kugaragaza isano iri hagati y'insanganyamatsiko Bibiliya yigisha, zikagereranya ibyanditswe n'ibindi byanditswe ndetse n'iby'umwuka, zikabigereranya n'iby'umwuka bindi, zizaguka. Niwimbika ugasanga ubutunzi bukomeye bw'ibitekerezo butegereje umwigisha ufite ubuhanga kandi wigana umwete. Bibiliya niyo muyobozi. Ni mutyo umunyeshuri afata Bibiliya maze imubere umuyobozi kandi ahagarara ashikamye ku ihame, bityo ashobora kurangamira kugera ku rwego ruhanitse urwo ari rwo rwose.